ndabyuka nari nsoje akazi ngiye kuryama bisa nk'uwageze ku buriri noneho ndabyuka maze kubyuka maze kugenda nsanga ibintu birakomeye. Uyu yarariraga undi nawe niyo yavugaga ibihe byari ibintu bikomeye kubirebesha amaso ntabwo naba babivuga. Nari narabwiye Imana ko umunsi n'umwe nzaba nakongera gushima Imana, nzajya ndayitambira byonyine ubundi nkagarika. Ndangije narabyuka ati Mana noneho aho bigeze noneho nemeye gushima, ndemeye noneho ndemeye nunkiza uyu muntu numva bimeze gutya ngiyeyo, ariko ndagushima. Sinari nzi ko Imana ishobora kunyumva rwose pe, sinari mbizi. Nabonye ibintu bikomeye byinshi ariko nari nzi ko ishobora kunyumva rwose, nzi ko bikomeye. Twarayeyo kuva izo saha kugera mu gitondo, ariko Imana iritambura kugira ngo itambure. Abandi barashimye cyumweru barashimye, njyewe numvaga utagomba kongera gushima, numvaga utarabyiyumvamo. Ariko uyu munsi Imana ejo mu gatondo haje ijwi rimbwira ngo wavuze ko utazongera gushima, uvuga ko wemeye gushima, none kuri uwo munsi igihe ni iki ngiki, igihe ni iki ufite cyo gukora, byuka ugende ujye gushima. Nahise mbipanga ndababwira nti gahunda yawe, nari mfite gahunda nari kujya gukorera ku munsi, nabwo nzajyayo nabo ndabahakanira, nababwira nti nzaza iwanyu nzaza gushima. Imana yo mu ijuru byumve ko ishimye kuri uwo munsi. Ikindi ubutaha mwarashimye, ntabwo mwebwe muri bushime, muramfasha gutanga, siko bimeze se? Hanyuma piyanisi wuzuzemo baze ariko nyumve ivuga nk'ubuduha, nyumve kwa kundi nyine ubeze imikono. Habonye ndumva muzi hari abantu batambira Imana atari ukuyitambira bayisonera. Yigire hino muze dutambire Imana. Ndasaba iteraniro muri rusange rihaguruke, abafite telefone mucane amatara kuko nari ndi ahantu hatabo mbona ntazi ukuntu bimeze, njye nari nihebye. Muhaguruke mumbabarire ndabinginze, muhaguruke mucane amatelefone amatara ya telefone zanyu, ndabinginze abayafite muyacane muyagire gutya. Uwiteka abone ko twahageze kandi naje kwishima. Hanyuma uwo mukuntu nawe uzaba ugeze ku 130.